turabasuhuje aho muherere hose mukomeze kugubwa neza cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza cyane w'inzozi turota. Niba nawe rwose wararose izi nzozi tugiye kurebera hamwe uyu munsi, uri hafi kwinjira mu mugisha wawe, cyangwa se izi nzozi zirakwereka ko rwose Imana iri mu nzira yo kuguhindurira ubuzima. Ntujye kure cyane rero, nyabuna iyi video ni yawe rwose, ndabizi iri bugushimishe. Ngiye kukwereka inzozi 10 ushobora kuba wararose, ariko kandi zikaba zigiye kukwereka ko rwose Imana iri hafi ubuzima cyangwa se amateka yawe. None tugiye kurebera hamwe inzozi 10 zikwereka ko rwose uri mu nzira yo kwinjira mu mugisha wawe. Muri uyu mwanya muri kumwe na Yohana, inshuti yanyu, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Reka turebere hamwe inzozi za mbere zishobora kukwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe. Kurota uri mu nzira nziza, cyangwa se kurota ugenda werekeza ahari izuba cyangwa se urumuri. Ese nawe waba wararyamye ukarota ubona uri mu nzira nziza, ariko kandi ukabona uri kurota ugenda werekeza ahari izuba cyangwa se urumuri, cyangwa se uri mu mucyo mwinshi? None ahangaha izo ni inzozi rwose zikwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe, cyangwa se mu bisubizo byawe. Ya masezerano yawe ari hafi gusohora rwose. Niba wararose rwose uri mu nzira nziza ugenda, waba ujya gusarura imyaka, waba uvayo se uyifite, waba uri kugenda ubona werekeza mu nzira nziza ibona cyangwa se irimo umucyo mwinshi mwiza, ahari urumuri, izuba rikurasira, tayari menya ko rwose ugiye kurasirwa n'umucyo w'Imana. Imana igiye kuguhindurira ubuzima kandi igiye kuguhindurira amateka. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Kandi nawe twaguhaye ikaze kuri wowe uri mushya kuri no channel ya Good TV Rwanda. Ngira ngo rwose tuguhaye ikaze cyane mu muryango mugari wa Good TV Rwanda. Nkwibutsa, niba utarakanda subscribe wamfura we, ntugende utabikoze rwose. Like, share ndetse na comment birakenewe cyane kugira ngo dukomeze kugrowinga, dukomeze gukura, dukomeze kuzamuka, dukomeze kugira abanyamuryango benshi badukurikira rwose, kandi Imana iraguha umugisha. Reka turebe inzozi za kabiri zikwereka ko rwose ugiye kwinjira mu mugisha wawe, cyangwa se ugiye kwinjira mu masezerano yawe, cyangwa se mu gusohora kw'amasezerano yawe. Amasezerano yawe ari hafi. Niba warigeze kurota, cyangwa se uherutse kurota, cyangwa se waraye urose izi nzozi nkugiye kukubwira, kurota wambara imyenda mishya cyangwa se isukuye. Kurota wambara imyenda mishya kandi ukabona iyo myenda irasukuye. Wamfura we, ese waba wararose uri kwambara imyenda myiza, cyangwa se uri kwambika imyenda mishya kandi myiza isukuye? Niba wararose inzozi nk'izi ngizi rwose, menya yuko rwose uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha cyane, uri hafi kwinjira mu mugisha wawe, uri hafi kwinjira mu mugisha wawe. Imana iri kukwereka ko rwose iri mu nzira yo kuguhindurira ubuzima bwawe, iri mu nzira yo kuguhindurira amateka yawe. Mfura we, niba warose inzozi nk'izi ngizi rero, menya ko uri umunyamugisha kandi rwose ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Reka turebe inzozi za 4 zishobora kukwereka ko rwose ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Ese waba warigeze kurota urimo gusenga, cyangwa se urimo kuririmba, cyangwa gushima Imana? Niba rero warigeze kurota uri gusenga, cyangwa se urimo gushima Imana, menya ko rwose uri hafi kwinjira mu mugisha wawe. Kurota urimo gusenga, kuririmba, gushima Imana, ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko uri hafi yo kwinjira mu munezero wawe, uri hafi yo kwinjira mu mugisha wawe. Rwose icyo usabwa ni ukwiyegereza Imana cyane, ni ugusenga Imana kenshi buri munsi udasiba, kuko Imana irenda kuguhindurira ubuzima. Niba wararose rwose urimo gusenga, komeza usenge rwose, wamfura, uri umunyamugisha. Uri kuririmba wumva wishimye, cyangwa se ukarota uri mu ruhame uri gushima Imana, menya ko rwose tayari Imana yamaze kukuremera amashimwe meza rwose. Uzaseka kandi uzishima, uzaririmba, uzanezerwa. Wamfura we, menya ko ugiye kwinjira mu mugisha wawe rwose. Akira umugisha wawe niba warose inzozi nk'izi ngizi. Reka turebe inzozi
za gatanu zikwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe cyangwa se mu munezero wawe cyangwa se mu masezerano yawe. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, murambifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana aho muherereye hose hagiye hatandukanye mu birere bine by'igihugu, abari mu Rwanda, mu ntara zose, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mukomeze kuramba kandi murambire kubona ibyiza, abari mu bihugu bituranye, abari muri Uganda, Kenya, Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inshuti zacu ziri i Burundi rwose hariya, inshuti zacu ziri i Burundi, turabashimira cyane ko mudukurikirana kandi mukatwandikira muri comment mukatwereka ko mudukurikira. Abari i Burayi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hirya no hino ku isi, ndabizi inzozi turota cyangwa se uyu mwanya w'inzozi dusobanura turotora, benshi mukurikirana muri benshi, muhabwa umugisha n'Imana. Rero reka ndeke kubatindira, reka turebe inzozi za gatanu zikwereka ko rwose ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Kurota urimo gusarura imyaka, kurota urimo gusarura imyaka, twavuga ibishyimbo, ingano, ibigori, amashu, ibinyampeke, imiceri, byose rwose kurota uri gusarura imyaka iyo ari yo yose, tayari menya yuko rwose buriya uri hafi yo kwinjira mu mugisha wawe. Niba wararose uri gusarura imyaka rwose iyo ari yo yose, byaba ibishyimbo, yaba ingano, yaba umuceri, yaba amashu, yaba ibigori, menya yuko rwose ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Yaba amasaka, imyaka, ipfa kuba ari imyaka, biriya bihingwa turya biribwa, menya ko rwose uri hafi yo kwinjira mu mugisha wawe. Kandi ntabwo inzara izigera ikwica rwose. Imana iri kukwereka ko rwose igutunze kandi igutungisha ineza yayo. Wamfura we rero, niba warigeze kurota uri gusarura imyaka, tayari ni ikimenyetso kikwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe. Ese ubundi waba warasenze Imana ukabura iki? Komeza gusenga Imana rwose, ukomeze kuyizera no kuyiringira. Hari impamvu Imana iba yakurotesheje izo nzozi, iba ishaka kukwereka ko rwose iri hafi kuguhindurira ubuzima, iri hafi rwose kukwinjiza mu mugisha wawe. Ugiye guhindurirwa ubuzima rero n'Imana niba warose urimo gusarura imyaka. Wowe icyo usabwa ni ugusenga Imana, kuyizera, kuyiringira, ikindi ugahora uyiyambaza kandi ukirinda ibyaha ndetse n'ibisa nabyo, kugira ngo nyine wa mugisha wawe uze wihuse, ntutinde mu nzira. Reka turebe inzozi za gatandatu zishobora kukwereka ko ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Kurota ufashwa n'abantu utari usanzwe uzi. Kurota urimo gufashwa n'abantu utari usanzwe uzi. Niba warigeze kurota rwose urimo gufashwa n'abantu utari usanzwe uzi, menya yuko ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Imana igiye kukohereza ubufasha budasanzwe kandi Imana igiye kuguteza intambwe igaragara ikoreye mu bantu. Reka buri Imana ikorera mu bantu. Ngira ngo niba warose izo nzozi rwose ukarota uri gufashwa n'abantu utari usanzwe uzi, tayari menya yuko Imana iri kukwereka ko ifite uburyo bwinshi bwo kukugirira neza cyane, kandi ishobora kunyuza inzira aho zitari, ndetse yewe ishobora no gukoresha abo utakekaga. Niba warose rero inzozi nk'izi, menya ko uri umunyamugisha, uri umunyamumaro. Imana igiye kuguhindurira ubuzima, igiye kuguhindurira amateka. Wowe icyo usabwa ni ukuba mu mwanya mwiza wo kuyizera, wo kuyisenga, wo kuyiramya, kugira ngo ikubone mu murongo mwiza w'abana bayo, ihora ishaka ko bakora ibiyubahisha. Yego, kora ibyubahisha Imana rero, kora ibyubahisha Imana rwose. Wamfura we, ndabizi Imana iragukunda kandi ikwitayeho. Abavuze ko nta mugisha uzabona, abavuze ko nta byiza uzageraho, niba warose zimwe muri izi nzozi ndi kukubwira, dore tugeze ku nzozi za karindwi. Inzozi za karindwi, uri umunyamugisha rwose. Reka turebe inzozi za karindwi. Kurota ufunguriwe inzugi cyangwa se amadirishya. Ese waba warigeze kurota inzozi ukabona uri gufungurirwa inzugi cyangwa amadirishya?
yego none aha ngaha niba warabirose rero wijya kure, uracyari kumwe n'inshuti yawe Yohana ihora ikwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Uwo mugisha wawe rero ugiye kuwinjiramo, wa mugisha Yohana ahora kwifuriza, bya byiza Yohana ahora kwifuriza ugiye kubyinjiramo. Kurota ufunguriwe inzugi cyangwa se amadirishya ni ikimenyetso kikwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe, uri hafi rwose kubona ibyiza wa mfura we. Reka turebe inzozi za munani. Inzozi za munani, kurota utwaye ibintu bishya kandi byiza. Ese waba warigeze kurota ubona utwaye ibintu bishya kandi byiza? Urugero, inkweto nshya, igikapu gishya ndetse n'ibindi bishya waba wararose ubona utwaye. Niba rero wararose ubona utwaye ibintu bishya, ushobora no kurota ubona utwaye moto nshya, imodoka nshya, igikapu gishya, ibiki, wicaye ku ifarashi nziza, mbese uba ugiye kwinjira mu iterambere. Imana iba igiye kukwinjiza mu bisubizo byawe cyangwa se mu mugisha wawe. Rwose niba rero warose inzozi nk'izi ngizi, uri umunyamugisha kandi uri umunyamumaro, ugiye kwinjira mu munezero wawe, nawe ugiye kubona ibyiza cyangwa se ugiye guhindurirwa ubuzima. Reka turebere hamwe inzozi za 9. Reka turebere hamwe inzozi za 9 rwose. Kurota uri mu isoko cyangwa se ufite amafaranga menshi. Inshuti we, ese waba warigeze kurota ubona uri mu isoko, waba uri guhaha se, waba uri gucuruza se, yewe ukarota ubona ufite amafaranga menshi se? Niba rwose warigeze kurota rwose ubona uri mu isoko cyangwa se ufite amafaranga menshi, ukabona urishimye, ukumva ufite ibindi byiyumvo bidasanzwe n'umunezero udasanzwe, menya yuko ugiye kwinjira mu mugisha wawe kandi vuba rwose. Wowe icyo usabwa ni ukuba mu murongo muzima, ni ukongera ibihe byo gusenga, ni ukongera amasengesho, ugasenga Imana ndetse yewe ukaba mu mwanya umwe wo kubaho Imana ishaka kandi wo kubaho wakagombye kuba uri, hahesha Imana icyubahiro. Ibyo bizatuma ayo masezerano yihuta vuba, uwo mugisha wawe uzawinjiramo rwose. Abavuze ko nta mugisha uzabona, ugiye kubona umugisha. Baravuma Imana ikavumura, ngira ngo rwose baba bikoza ubusa. Bamwe bavuze ko nta terambere, nta byiza uzageraho. Niba rwose wararose uri mu isoko cyangwa se ufite amafaranga, ni ikimenyetso kikwereka ko ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Reka turebe inzozi za 10 zishobora kukwereka ko ugiye kwinjira mu mugisha wawe. Ngira ngo izi nzozi za 10 nazo za nyuma muri izi nzozi tumaze kurebera hamwe, inzozi zikwereka ko uri hafi kwinjira mu mugisha wawe. Rwose bigaragaza ko uri umunyamahirwe niba warose zimwe muri izi nzozi tayari menya yuko ugiye kubona umugisha wawe. Reka turebe inzozi za 10 rero. Kurota ubona izuba rirashe. Kurota ubona izuba rirashe, umuseke ugutambikira, tayari menya yuko ari ibyiza biba bigiye kuza mu buzima bwawe cyangwa se ugiye guhindurirwa ubuzima n'Imana. Yego, ibi bivuga ko nyine ibibazo byawe birarangiye, nawe ugiye kwinjira mu mashimwe. Niba warose inzozi nk'izi ngizi rero, menya yuko ibibazo byawe birangiye kandi rwose ugiye kwinjira mu mashimwe. Mwamfuramwe mukomeze kugubwa neza rero. Inzozi zacu nakagaruka, ngira ngo inkunga yawe irakenewe rwose, yo gukanda kuri subscribe, like ndetse no gusharinga iyi video kugira ngo igere ku bandi bantu benshi cyane basobanukirwe inzozi baba bararose, inzozi barota zishobora kubereka ko bari hafi kwinjira mu mugisha wabo cyangwa se mu migisha yabo. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana, murambifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Inzozi zacu nakagaruka kuri Good TV Rwanda.